ariko tukiri aho hari akantu nibutse ariko nubwo nibuka umurongo ariko karavuga ngo kubw'umwami Imana izantabara niyo mpamvu izatuma ntamwara. Ako kantu kama imbaraga ariko sinibuka umurongo ariko ako kantu niyo nsa nkaho ndohotseho karangarura kuko umwami Imana izantabara. Ni Zaburi 125 aranditswe ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma namwara mu maso yanjye hagakomera akamera nk'urutare kuko utsindishiriza ari hafi yanjye ari hafi yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Twongeye kubasuhuza kuri AFRIMEDIA RWANDA no kudukurikirana isaha ku isaha. Twongeye kubazanira undi muntu imbere yanyu bitewe n'ibyo hari by'Imana yamukoreye yifuje kugira ngo tuze guhura. Reka adusuhuze mu izina rya Yesu anabibwire. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Yego murakoze namwe Imana ibaho umugisha. Yego nitwa Munyaneza Gilbert. Mu by'ukuri nanjye nkaba ndi umwe mu bantu bakurikiye ikiganiro cy'ubushize wari watanze kuri YouTube. Mu by'ukuri kinkora ahantu ndavuga ati uko byagenda kose nzashaka nimero zawe nkuhamagare bibaye n'amahirwe urazitanga. Hari ahantu mu by'ukuri ijambo wigishije ryankoze rinkora ku mutima. Nanjye nari umwe mu bantu nyine bagira gutya bagafatwa n'isereri hato na hato ariko nyumva kiriya kibwiriza wigishije musenge mushyiremo imbaraga kuko ndabikora nk'uko wabisabye pe bigenda neza. Mu by'ukuri ndagushimira. Ikindi ntaraza kwibagirwa hari abaturanyi bambwiye ngo nze kugushimira. Mu by'ukuri bari bafite ingo nabo ziri mu manegeka niko nabyigata ariko bakibyumva begera abatware babo barabaganiriza babumvisha kiriya kiganiro cyose ko cyakabaye bikubita gashyi baravuga ati ntuze kuhava tuzagikurikirana ntuze kuhava utamuganirije ngo mubaze ahantu basanzwe bateranira kugira ngo nabo muzafatanye. Dusengera hano Gikondo ubwo ngubwo ndaza kwakwereka kuwa gatatu buri gihe tuba turimo gusenga. Ukimara kumamagara wifuza urambwira ati gushaka gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye. Ndavuga ati nta kibazo. Ndavuga ati se ubwo buhamya n'ubw'iby'Imana yagukoreye buhereranye n'iki bujanye n'iki? Ariyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo utange ubwo buhamya watubwira mu ncamake. Yego mu by'ukuri bantu mudukurikiye uyu muvandimwe w'umupasiteri pe yanyeretse icyigisho ejo bundi kuri YouTube kiramfasha neza ndangije ndasenga ndangije ubungubu kuri ubungubu nanjye nari umuntu uhura n'uburwayi bwa hato na hato nk'uko yabivuze bya bindi by'amadayimoni ukumva isereri iraje hato na hato. Mu by'ukuri ndangije ndasenga bivaho. Ikindi nkushimira naye mfite fiancé mfite umukobwa turimo turakundana ahari haciyeho iminsi rero dusa nkaho ari satani wa mungane wawe byivanze ariko turasenga dukurikije ibyo watubwiye ubu bimeze neza cyane kuko cyane ubu turimo turanitegura muri kino cyumweru tutangiye iki tugiye kujya mu murenge. None ko mutanumiye tuzagutumira ni nacyo cyahubwo ni nacyo kiri mu bintu byanzanye. Yego ubwo naragusengeye ibintu birakoreka byarakunze mbega imiryango yari yarifunze yahise ifunguka. None se kira kintu wambwiraga kijanye n'inyatsi cyo ukivuga iki kwamamagaye wari ufite n'inyatsi? Iyo nyatsi yaba yaraje kugenda cyangwa uracayifite? Inyatsi yaragiye buriya nanjye najyaga nkorera nk'ibihumbi 10 ku munsi simenya ahantu bigiye ariko kuva wasenga isengesho nkaryumva pe ubungubu nsigaye nanabona na 3 bikagira akamaro cyane kurusha 10. Yego urumva ko rero mu by'ukuri isengesho usenga rigera ahantu kure cyane kandi Imana igikomeza inakongerera inaguha izindi mbaraga. Yego ikomeze kwagura. None se nk'ubu ngubu abaturanyi iyo babonye birabibwiriza bavuga ngo iki? Bigenda bite? Babonye umaze gukira bavuga ngo iki? Ntibakubazaga ubuhamya? Mbega nkitangira bwo baravuze ati bashobora kuba ari babandi byo wibijyamo ariko uko impinduka zagiye ziba yaba mu myiyubakire yanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi hari ikintu bagiye babona kuva natangira gukurikirana kiriya kibwiriza cyawe. Mu by'ukuri abapingaga ubu batangiye kumbwira ati
tubwire. Ndangije ndababwira ati ni hahandi mwangaga niho. Amen. Ijambo ry'Imana watubwira nk'ijambo ry'Imana rigufasha ryo muri Bibiliya. Ubundi ngewe sinkunze gusoma cyane Bibiliya, ariko buriya ngiye kujya nitwaza Bibiliya, ahubwo ngiye gushaka mbega iyo ushaka kuba inshuti n'umuntu w'umukristo, mbega iyo ushaka gukizwa ugendana intwaro. Naye rero ndashaka gutangira kugendana iyo ntwaro, noneho ku buryo buri hantu hose, ku buryo nubwo wantungura ati vuga 100 ubutaha noneho nzayivuga. Yego. Ariko tukiraho hari akantu nibutse, ariko nubwo nibuka umurongo, ariko karavuga ngo kubw'umwami Imana izantabara, niyo mpamvu izatuma ntamwara. Ako kantu kama imbaraga, ariko sinibuka umurongo, ariko ako kantu niyo nsa nkaho ndohotseho karangarura. Kuko umwami Imana izantabara, Zaburi 125 aranditswe ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara mu maso yanjye hagakomera, akamera nk'urutare, kuko utsindishiriza ari hafi yanjye, ari hafi yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Iryo jambo nanjye riranshimishaga cyane. Mukimara kuduhamagara ukatubwira ati ushaka gutanga ubuhamya bw'Imana yagukoreye, naravuze ati nta kibazo, kuko ndi umukozi w'Imana, nkunda gusengera abantu bagakira, ngasengera abagwayi bagakira, bafite ibyifuzo bigakemuka. Ndumva nawe hari icyo watubwira, wabwira abantu badukurikiye, ukumva iki, ukababwira iki kuri ku mutima. Yego, mu by'ukuri rero uravuze ati ikindi ku mutima. Mu by'ukuri abantu mupinga cyangwa se muhakana ijambo ry'Imana, yego nibyo, ariko hari igihe kimwe runaka muzabona ko mwibeshye. Nibyo bibaho, kuko Imana hari abantu yohereje, harimo n'abandi. Si ngombwa gupinga ngo bariya, umva ibyo bakubwira, ni iki bavuze ukumva sicyo. Ngewe nakunze ikintu yabwirije mu cyigishwa cyashize, aravuga ngo hariho Satani yamaze kuzura isi, agenda ateza ibintu by'umwiryane mu miryango. Ibyo bireze, mwese aho mutuye murabizi. Abana barimo baragenda barwara indwara zitunguranye, ibyo biriho birazwi. Urumva rero ngewe Imana ijya imbabarira cyane, sinjya iyo umuntu avuze ijambo ry'Imana nashaka bivuge yambaye ubusa, ariko iryo jambo ndarikurikira, kubera ko iryo jambo hari impamvu abarivuze. Sibyo? Hariho abahakana ngo indimi, izo ndimi ziriho. Pastor, indimi nanjye ndashaka kuzavuga nka ririya jambo wavuze. Ubushize mu cyigishwa waravuze ugeraho uvuga mu ndimi. Ndavuga ati Mana, ndashaka kuzaba muri uriya munezero wo kumva ko nanjye mvuze mbwirije nk'ikigishwa, nkageraho ngaho nkava muri za ndimi zino tuvuga, nkinjira mu mwuka mindani naye nkavuga indimi. Amen. Ndibuka neza, hari nigeze gusengana n'abazungu, nigeze kujya gusengera abazungu. Mu kujya gusengera abazungu hari abasemuzi bari bahari. Icyo gihe nari nagiye muri Amerika, ahantu bajya bita muri Texas. Noneho mu gusengana n'abazungu, nasenga habaga hari umusemuzi. Noneho yumvishe mvuze ururimi, aravuga ati ko abazo musemuzi, aramubwira ati ko mwize indimi zose, ugo rurimi go ari kuvuga nuruhe, rukurikirana umbwira ugo rurimi. Aravuga ati ngo nyamara nubwo nize indimi, ariko ururimi go nago narusobanukiwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryo ryavuze ngo ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Ndahamya neza yuko Imana nibiri mu ruhande rwawe izakwemeza mu batakwemera, niba utanarize. Hari igihe Imana igukorera akantu kagaragaza yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Nk'ubu ngubu ngewe rero mu buzima bwanjye nta nubwo nigeze niga amashuri ahambaye, ariko Imana inkoresha ibintu bitandukanye. Mvuga izi ndimi ni Imana yazimaye, nanjye simenye iyo byaturutse, njya kwibuka nkibuka nabivuze.
nk'umuntu wize ntiyasobanukirwa ibyo ari byo kuko ngewe nsobanukirwa ibyo ari byo kuko ari Imana igize ute ibi binyujijemo. Imana hari akantu yankoreye nawe wifuza kujyaga izakagukorera. Imana ihabwa icyo muri ibyo yararirimbye ngo nyamara Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso ntabwo isinzira. Ndahamya neza kuko Imana iri mu ruhande rwawe kandi niwemera ukagomya kuyikorera ukaba mu ruhande rw'Imana, Imana izaba mu byawe. Nuyegera nayo izakwegera, niwivanga mu byayo nawe izivanga mu byawe. Ndahamya neza yuko Imana yacu itajya yambura, ihemba neza niyambura. Imana yo mu ijuru igomye itugirire neza. Uyu aho ngaho rero nari numvishe ugiye gusoza, ndagira ngo umfashe reka mpfukame kugira ngo unyaturire ikintu cy'umugisha kandi Imana ikomeze duhana. Imana ihabwa icyubahiro. Mana ndongeye ndagushimye ndaguhimbaje urera kandi urakiranuka. Ndasenze kugira ngo uyu mugaragu wawe ugomye umugirire neza. Letoshezeme payasikadrame. Ndasenze kugira ngo ibidafite inzira ubihe inzira ku buzima bwe, ibidafite agaciro ubiha agaciro. Duhagaritse ubugwayi bw'amayobera ku buzima bwe, duhagaritse imbaraga z'abadayimoni ku buzima bwe, duhagaritse ibyamugwanyaga ku buzima bwe. Ayinya kubaho Imana, waravuze ngo ibitugwanya ni biremwa ariko itugwanirira n'umuremyi. Uravuga ngo mwisibaroga ariko mu ijuru bakarogora. Yabonye ukuboko kwawe, yabonye gukomera kwawe, none uyu munsi wa none yaje imbere yawe agushima atanga ubuhamya. Ndasenze kugira ngo ugomye umushigikire, ndasenze kugira ngo erebone sanse tutayasikadrame, ndasenze kugira ngo ugomye umwagurira imbago ngizo waguriye ya Besi. Uwiteka Nyiringabo, nzi neza ko witwa Nihemuka, uri samba itarumba, urubwugamo bw'umugaru, ubereye maso abagutegereje. Ndasenze kugira ngo ugere ku muryango wiwe, ugere ku mukobwa bari gufiyansanya, ubashigikire ibintu byabo uzabiha umugisha. Ayinya kubaho Imana uyu muntu umugire uwo kwizegwa, umugire umunyamugisha. Tuzi neza kuko witwa Imana, waravuze ngo yewe Isiraheli nzakugenda imbere ahataringaniye uzaharinganyiza. N'uyu mugaragu wawe ugomye wivange mu bye, ugomye umubera Imana. Ibidafite ishusho ubiha ishusho, ibidafite agaciro erebone sanse tutayasikadrame letoshezemeni tutayibovaya. Ugira ibyo wahindura kuko witwa ishobora byose. Urakoze kuko ari byo uhinduye mu izina ry'uwatubambiwe. Amen, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yo mu ijuru igomye idushigikire. Ndahamya neza yuko ijambo ry'Imana rirakiza kandi ijambo ry'Imana rirarema. Icyo Imana yagambiriye kuri buri wese no kugikora izagikora. Ndahamya neza yuko abantu muri iyi minsi bari baragiye mu rungabangabo. Satani yari yarakoze akantu ko gukoresha abakozi ba Satani ko kugira ngo baze bayobye abantu, ariko intego ngewe mfite muri iyi minsi niyo guhindura abantu babandi bayobye nkabagarura mu nzira ijya mu ijuru. Hari abantu benshi bayobye bavuye mu by'Imana ahubwo bakurikira babandi b'iki gihe, usanga barimo kubivangavanga. Ndahamya neza yuko muri uyu mwaka hari abantu benshi bazahinduka bitewe n'ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, wowe ufite ubugwayi bwananiranye, ufite ubugwayi bwanze gukira, ujye uduhamagara tugusengere nta kibazo kuko nibyo Imana yaduhamagariye. Abantu benshi bakunda guhamagara, baduhamagara tubasengera ku matelefone, rimwe bakadusanga mu rugo. Hari benshi babisubirizwamo bakabikiriramo. Imana ibaha umugisha kubwo kudukurikirana. Mujye mudukurikirana isaha ku isaha. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Hari abantu bari kwibaza ngo mbese uyu muntu uhagaze imbere yanyu yitwa nde? Nitwa Manizabayo David. Mujye mudukurikira isaha ku isaha. Iyi channel twashize ikiganiro ni AFRIMEDIA RWANDA, iyanjye yitwa Mukiga TV. Mwajya mudushaka nta kibazo. Dusengera ahari ku rusengero rwo ku Nkuru Nziza. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ibirenze ibyo Imana ibaduhana umugisha. Turi kumwe n'abari hanze y'igihugu bajya badukurikirana. Ni karibu, mujye mwigumya kuduhamagara tubasengere. N'abari mu Rwanda bose ni karibu, ni karibu. Imana ibaha umugisha. Murakoze.